Mwaramutse neza abakunzi bawe, ni igitondo cyiza kuri mwebwe mwese twari tudaherukanye. Nanjye nagarutse rero, nizere ko mwamaze gutera agatebe nk'ibisanzwe tugiye kuganira kuri ya filimi nziza y'uruhererekane y'intimba ya Ravi, twikorera hano kuri Win Entertainment. Umunsi nta gahunda mfite yo kubatindira, reka dukubita tubangura kuko amakuru ahari ni menshi, imigambi, imipangu ya Shema mwamaze kubona ukuntu yagiye ihindagurika. Mu gihe ntarabaho amashusho rero, reka duhere ku majwi akanya keza mwese muzi ko tubanza kumva amajwi tukaza gukurikiraho kureba amashusho ku isaha y'isaa yine. Umunsi w'ejo murabizi ko Shema yari ari mu mipangu myinshi yakomeje kubaririza hirya no hino aho papa wari, ariko nyuma na nyuma mbazaniye inkuru nziza ko ya nimero yabonye bamubwira ko ari iya papa we yabashije kuyivumbura kandi yamenya aho iri, ariko nanone yagize imbogamizi z'abantu banze kumuva inyuma. Aline akomeje kumwizirikaho kandi murabizi ntafite gahunda yo kumwikuraho kuko akeneye amakuru ya Aline. Ese Claudine uyu nguyu ukomeje kugenda yigaragaza gutya, Ganza akaba atangiye kumukeka, Manzi we yamaze kumumenya, Shema nibimugeraho biragenda bite? Twaje kumenya rero andi makuru tutari tuzi, twahoraga dukeka ngo Claudine yatumwe nande muri uru rugo. Finally twamaze kumenya ko uwamutumye ari papa wa Shema. Burya papa wa Shema ntabwo amaze igihe kinini ari mu Budage, ni igihe gito yamazeyo. Igihe cyose twamuburiye, igihe cyose abana bakuriye, yari ari mu Rwanda kandi ari hafi y'umuryango we. Byose Minisitiri na mama Shema bikoraga yari ahari kandi yari abizi. Amakuru mashyashya noneho tuzanye nuko na wa mupfumu Tito yashyiriye Aline n'ubundi byari imipangu ya Tito, na Tito twaje gusanga ari umukozi wa papa Shema. Mbega inkuru zitangaje! Ese murumva noneho filime itari kugenda igera aho iryoshye koko? Mimi mu marira menshi n'urukumbuzi n'urukundo akunze mukuru we, ibizamini biri kumunanira. Ese kuri iyi nshuro muratekereza Mimi bari mu murekure akajya kureba Ravi? Ndaje rero nabyo ngo bimenye. Mu gihe Mimi yari yinjiye kwa Nyirinkwaya, murabizi ko ariho Ravi arwariye, murabizi ko ari umufatanyabikorwa wa filimi yacu, ari umwe mu baterankunga bo hejuru, ntabwo twananirwa kumuganiraho. Mu bitaro bye byiza rero niho bagiye bafatira umwanya, bafata Mimi baramutwara kugira ngo akomeze exame atsinde, kuko murabizi ko urukundo rwe na mukuru we rwananiranye kwihangana, amarira ari yose. Arafata ikaye kugira ngo yige akiboneramo ishusho ya Ravi. Mama Shema ageze aho yumva ko atsinzwe, akeneye kumenya ukuri, ahamagara abanyamasengesho. Ntazi ko umunyamasengesho anti wa Shema ahamagaye, Shema yamaze kumugeraho kera, yamaze kumubwira ibibera muri uru rugo. Mama wa Shema azi neza ko ari gutakira muramukazi we, kandi muramukazi ari gutakira ni inshuti ya hafi, ni umwaramutima ya Shema biteye ubwoba. Nimuze gucikwa rero ni ku isaha ya saa yine, ubwo turi buze kuvumbura byose tubona papa wa Shema yahageze. Ntimuze gucikwa amashusho ni mu kanya ku isaha ya saa yine. Duhita tunakomeza kwa Ravi, tuveyo. Ravi yakangutse, ibintu ni amahoro mu kanya. Mimi nawe noneho ashobora kuza kwemererwa kujya kureba Ravi. Nubwo twabonye mu bitaro umuganga nawe ashobora kuza kwikundira Ravi, ngira ngo muri kubibona ko muganga rwose nawe ashobora kuza kwikundira Ravi, tukabona bakundanye kabisa bya nyabyo. Ibaze baramutse babwiye Ravi ko Shema mwanza, Shema akazagaruka yarakundanye na dogiteri. Ravi yarakundanye na dogiteri, byaba ari hatari. Reka tuve kuri ibi ndetse tunikomereza tugaruke kwa Mashema. Ganza yakamejeje icyo arimo arazikubita Aline ku bwinshi, ati wararuze. Ese koko biriya bintu bya Shema biraza kumenyekana koko, tumenye ko Shema yararuzwe? Ariko twese turebe iyi filime tuzi uko kwa Shema bimeze. Ahubwo Shema nuko atigeze arabura uwitwa Ravi ngo amubwire ngo bimeze biti, cyangwa se yaranamubwiye. Ase yaba yaramubwiye ari muri koma? Nanone ntibishoboka. Urumva nyine biracyari muri urujijo bya Shema, utarigeze ubwira umuntu n'umwe byibura ngo arebe uwamwizera muri abo bose, amubwire uko gahunda zimeze. Benshi bakaba babona yuko yarozwe n'abantu bo muri uru rugo. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ese mushiki
wa Ganza baraza gufasha Ganza. Ibi nabyo turabitegereje, turabitegereje kugira ngo tuze kureba ese biraza kuba bimeze bite. Hari umuvandimwe mbona wanditse uti koko turawukunda itahire, uzagaruka na papa wa Shema. Warababaye polisi ndabona rwose, ariko biranashoboka kuba ahubwo kuko azagaruka arinze papa wa Shema. Ibi bintu tubyitege nabyo birashoboka kuzabara rwose agarutse amwesipotinze, kuko uko bigaragara Claudine rwose yatumwe na papa wa Shema, ntabwo kuvuganira Shema kuri ari gusa, harimo akantu kabisa, kandi kuba babwira ko ari mu Bubiligi nubwo abakekeranya yivugisha kuri ni ibintu azi neza. Igihe ni iki ngo abantu musobanukirwe iby'amakuru y'intimba ya Ravi. Ndabasuhuje mwese mwari mukumbuye kumva ijwi ryawe. Ni aka kanya ngewe reka mbabwire muzingo mbabwire yuko Claudine twakekaga mbere ko ari intumwa ya minisitiri, ariko mwese mwamaze gusobanukirwa ko Claudine yatumwe na papa wa Shema. Ese koko Claudine mama Shema nagenda arabona nta kintu ari buhombe? Ibaze ko Claudine aramutse avuye aha ngaha, murabizi ko ariwe muntu ubasha kwihanganisha Shema akamuhuza na Ganza. Murabizi ko Shema iyo yagize ikibazo Claudine ari utuma aseka. Abantu mutarasobanukirwa ko Claudine yaba afite aho ahuriye na papa wa Shema, nimuze hano mbibwirire, dutere agatebe mbabwire ukuri, kuko ibintu byamaze gusubira iwe ndabaga. Mama Shema aragira ati, Aline ninsanga yarandogeye umwana, umutwe wawe nzawonaga muri tuwarete. Ese koko uyu mubyeyi afite ubushobozi bwabikora? Ko tubizi ko na leta y'u Rwanda ibintu itabyemera yabikora, cyangwa ugutera ubwoba Aline kugira ngo yumve ikimuvamo. Ariko Aline nk'umuntu yakabaye yashishoza agatekereza kare, ariko se koko ibintu nakoze byarakoze cyangwa bari kunkina? Twese hano turabizi ko Aline ariwe muntu utazi neza ko Shema ibintu bamuhaye, uko yajyanaga ishati, uko yajyanaga inkoko n'amavuta yirirwa yitotobeka ngo bamukunde, ko bitakoze. Erega hari ijwi riganza Satani, nk'uko mubizi Shema yabyivugiye ati ntabwo imigambi yawe mibisha yaganza iy'umwami Imana. Ese abemera Imana namwe mwemera ko Shema ibintu bikaba yabicamo gutya? Ariko inama ku bantu mwebwe mwese mukunda Shema, mufashe tugire inama Shema atambuka atera intambwe imwe, wenda agende yihishe, agende mu bitaro aganirize Ravi, kuko icyo tumaze kubona kuba Ravi atari gukanguka ngo yeguke nuko atarabona Shema. Atera intambwe agende avugishe Ravi, amubwire ibyo arimo, kuko niwe muntu wenyine wabasha kumubikira ibanga. Murabizi abandi turi abanyantege nke, dushobora kunywa agacupa umuntu agasinda nka Ganza, murabizi ko ashobora agatama, ashobora kumubwira ibanga agaciko akarivuga yasinze, ashobora no kubibwira Manzi yaba ari kumwe na Mimi umukunzi we, agaciko akabimubwira, Mimi akababibwiye abandi. Ariko mu by'ukuri Ravi niwe muntu wenyine wabasha kumubikira ukuri. Shema atera intambwe imwe yonyine, niyo tugusabye, ugere kuri Ravi muganire, cyangwa se uce kuri muganga umubwire, abantu bose bari mu bitaro abasohore, uganire na Ravi mwenyine, ubundi tubone Ravi yishimye, kuko Ravi ikigaragara cyo yakize, ariko araburamo akantu k'urukundo. Murakoze, reka mbifuriza umunsi mwiza mwebwe turi buze kugaruka duseka iby'uko kwa mama Ravi harimo umunyu. Ese mama Ravi naza kumenya iby'uyu munyu, akamenya ko Neira ari wabikoze, akamenya ibidega byose Neira amaze iminsi akorera muri uru rugo, akamenya ukuntu Neira akomeje kuba agateranya imiryango nk'uko babyita, akamenya ibintu Neira akomeza gukora n'ukuntu aca inyuma agatanga amakuru kwa Manzi wa Mimi. Ese azishima? Ese ubundi bakunzi b'intimba ya Ravi mutekereza Manzi nimero twari tumukumbuye na Manzi wa Neira yaragiye, cyangwa yajyanye na wa mugore ngo ni Mukase?
wasanga yaramaze kwiyuririra rutema-ikirere yarigendeye, Neira ari aha ngaha ari gukomeza aroga abantu gusa atazi n'ikijya mbere, aho kugira ngo ahaguruke ashake umukunzi we ari guhagurukana abatagize icyo bamutwara. Nawe rero inama ku banyeshyari mwese, niba wumva wifitemo umutima w'ishyari, ndagusabye ngo usange umwami Yesu, kuko murabizi ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, yagukiza ukaba umwana mwiza, ukajya muri sosiyete ya nyarwanda, ukamera nka wa musore watoraguye Ravi, ugenda yitangira ubuhamya ko yahoze ari umujura, ariko uyu munsi wa none atakiri umujura, yaje kwakira Yesu nk'umukiza. Murakoze rero ko mbifuriza umunsi mwiza, tuze gusubira mu kanya ubwo turiwe tuganira ku ntimba ya Ravi iri busohoke. Ntimugacikwe, hano ni saa moya nk'ibisanzwe. Manzi, murabizi neza ko ubu urukundo ruri kugurumana, ariko bidakuyeho ko Mimi mwibuka ko ari afite ikizamini yatangiye no kwigishwa na Manzi niyo Manzi atagiye kumureba baba bari kwigana kuri telefone. Ese ubundi etide yo kuri telefone ko mbona Mimi atayifata nka etide, ahubwo aba ari konsantere ku rukundo, mwuka byaramwe Mimi iki kizamini azagicaho? Mu gihe rero Mimi yajyaga kwa Manzi yajya asanga Shema yabaye nk'ikizongwe, Mana mumbabarire nabuze ijambo mbikoreshamo, ari aho nyine utamenya fomu arimo, abona ibintu Aline ari kumukorera, ibintu Aline akomeza yikora imbere ya Shema. Mimi kuganira na Manzi biramunanira, ahubwo araturika ararira, abwira Manzi ati reka twitahire. Mahita ataha, Manzi agenda yinginga tubaye icyo, ati Shema yabaye iki? Shema byagenze bite? Shema afite ibihe bibazo? Shema ko yitwara kuriya? Ibibazo nk'igihumbi. Mu by'ukuri inshuti z'intimba ya Ravi, musengere iyi famiye, musengere umudayimoni w'umupfumu wateye muri uru rugo ajye kure ya Shema, kuko Shema wacu turamukeneye, afatanya na Ravi turamukeneye, ari wa mushema twishimiraga twese. Niba rero utarakora subscribe, kora subscribe, ubundi ukore comment, share yawe ni ingenzi cyane, like yawe ikaba akarusho, ubundi tukajya twibanira 5 kuri 5. Reka mbifuriza igitondo cyiza, mwebwe mukigera aha ngaha aribwo mutangiye kunyumva. Hari ababa batangiranye nanjye ikiganiro, wagera hagati ukihutisha ukabugejeje nk'aha. Nawe ntabwo nakwibagiwe rero kukwifuriza umunsi mwiza. Mu gihe rero umaze kubifuriza umunsi mwiza, kankwibutse neza ko dufite Tito ukidegembya hanze hariya, umaze kumenya amakuru y'uko ari Ravi atapfuye, akaba afite amakuru y'uko Aline ari gukoresha Shema nawe bidakwiye. Ese Tito araza kuvuga ukuri? Tito aremera ripfane? Ese mu gihe ibintu byose biriwe bije kuba, bikagera kuri minisitiri, bikagera no kuri mama Shema, aha hantu haraza guca iki? Bakunzi rero ba Shema na Ravi, ndabinginze musengere Shema, ndabinginze musenge cyane, musengere Ravi, kuko turabizi ko Ravi yakize. Gusengera Shema byo ni itegeko kuri Ravi, kandi ndabizi ko Ravi azatugarurira Shema wacu. Mumfashe rero tube duhaye akanya Aline yidagadure mu byo arimo, ariko dusengere Ravi agaruke. Ravi naza turabizi neza ko Shema nawe azakira kubw'amasengesho ya Ravi, kuko Ravi murabizi neza no muri koma ahari muba mwumva ukuntu umutima we ukora, ukuntu aba atekereza Imana, asenga, ahamagara, asabira Shema, asabira mama we, asabira Mimi, kandi ari muri koma. Murabizi nyine ko umutima we uri gukora, aba yumva, abasenga. Namwe musenga amasengesho yanyu azajya mugeraho dimu. Mbifuriza umunsi rero, tuze gusubira ku munsi w'ejo, ubwo nzaba mbazaniye inkuru nziza noneho yakadasohoka. Muze gucika rero ubwo Ravi ari bo bavuye muri koma, ndabizi mwese mukumbuye kumubona. Imana ibandindire.